yeah. RNC amaraso mashya n'ubuyobozi bushaye, tuyitezeho byinshi dore ko bafite imigambi ihamye. Twese hamwe nta kabuza tuzatsinda, iryavuzwe riratashya abasore mu Rwanda bahuje urugwiro, iryavuzwe riratashya abasore mu Rwanda bahuje urugwiro. Inama n'imwe no guharanira impinduka mu banyarwanda, inama n'imwe no guharanira impinduka mu banyarwanda, bakabana batuje batahiriza umugozi. Umunsi wa karindwi ukwezi kwa mbere umwaka 2025, icyumweru kiruzuye cy'umwaka mushyashya. Turabashuhuje rero mwebwe mwese banyarwanda banyarwandakazi, turabashuhuje abakurikira ibiganiro byacu kuri radio televiziyo Umurindi, kuri radio televiziyo Ihuriro, ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga duhuriraho, n'abadukurikira kuri Facebook. Mwese tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kuwa kabiri itariki 7 ukwezi kwa mbere umwaka 2025. Uyu munsi rero dufite ntabwo ari umutumirwa, ni mugenzi wacu dusanganwe, akunda gutanga contribution cyane hano kuri no radio televiziyo, yicaye ku butaka bwa Australia. Nagira ngo Theophile usuhuze abadukurikiye. Murakoze bwana Kayitare, nanjye mwifurije umwaka mushya muhire 2025, uzabe igisubizo ku byifuzo byawe, kandi shuje abanyarwanda batwumva nabo mbifuriza umwaka mushya muhire uzabere w'amata n'ubuki. Ndagushimira uyu mwanya wanyemereye ngo tuganire, kandi nzira ko tuza kugira ibiganiro byiza byubaka abanyarwanda. Murakoze cyane Theophile, cyane no kutwifuriza umwaka mushya muhire. Mu by'ukuri nari nanibagiwe ko duherukana mu mwaka ushize, ariko icyumweru mu mwaka rimwe na rimwe umuntu agira ngo ni nk'ejo. Uyu munsi rero twiyambaje mugenzi wacu Theophile Habarimana kugira ngo tuganire ku bibazo n'ukuri bihangayikishije u Rwanda n'abanyarwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda uburyo abanyarwanda babayeho, uburyo babanye, ese abanyarwanda koko ba none turimo turapfiki? Ubwoko, imitungo, kuki hariho urwikekwe nyuma y'imyaka 30 yose? Duhora twumva za disikuru mukuru w'igihugu, tukumva abashinzwe ubumwe n'ubwiyunge, tukumva abasirikare bakuru buzuye inyenyeri ku ntugu, tukumva ibintu bisohoka mu kanwa k'abanyarwanda, noneho tukumva n'akajagari gakorerwa abaturage. Nanjye kuvuga ngo akajagari, urugomo rukorerwa abaturage aho bari ku misozi yabo. Bwana Theophile, nagira ngo rwose ngwikaze muri kino kiganiro, ariko cyane kuko uturebere ahantu ikintu ni ikihe kintu gituma abanyarwanda buri gihe umutima udahagaze hamwe, buri gihe abanyarwanda ukumva umunyarwanda aho abayeho afite ubwoba, ukumva noneho ku rundi ruhande uwakagombye kumuhumuriza, uwakagombye gutanga amahoro, ukumva arimo aravuga amagambo ashwanyaguza sosiyete y'inyarwanda. Bwana Theophile, ese koko buriya abanyarwanda turimo turapfiki? Abanyarwanda dufite ikibazo ki? Imyaka 30 ishize, ijambo ni ryawe. Murakoze bwana Kayitare, ubaje ikibazo gikomeye kandi gikubiyemo ibibazo byinshi. Ndasubiramo musabe wenda unsobanurire gato. Ese ikibazo ni icy'abanyarwanda bapfa n'abanyarwanda hagati yabo, cyangwa ni ikibazo abanyarwanda bapfa n'ubuyobozi cyangwa ubutegetsi? Kugira ngo ubwo mwagiye kubisobanura, wenda niba ari byombi munabisobanura ku buryo butandukanye, kandi ubwo mwasobanurira kugira ngo nabera. Murakoze. Ubu ni umwanya mwiza koko wo kugira ngo dutange ibitekerezo uko umuntu abibona. Nge nta kibazo mbona hagati y'umuturage utuye, nimvuga amaserire ndaba nsubiye mu bya kera, kandi by'imidugudu ntago mbizi, ariko ntacyo ndabona umuturage utuye kuri nimero ya mbere
apfa n'utuye kuri nimero ya kabiri cyangwa ngo agire icyapfa n'utuye kuri nimero ya gatanu. Ariko iyo tugiye tukinjira kwa bameya dusanga hari ababwirwa ngo wowe uzajye witwara utya iruhande rw'uriya muturanyi. Byagera kuri minisitire Minubumwe Dr Jean Damascene Bizimana nawe akavuga ati hari abantu bibasiye abandi. Byagera kuri perezida atabo ngabo ndetse nihataboneka n'ibihano biva mu mategeko dufite ibindi tuzakoresha. Ni muri iyo mvugo bwana Theophile, kubera ko ngewe ni uruhande rwanjye, ngewe ku ruhande rwanjye ntaho mbona Kayitare na Kayitani bagira ikintu bapfa, ntaho mbona Semana na Bizimana utari Minubumwe bagira ikintu bapfa, ntaho mbona Habarimana na Munyangajo baturanye aho bagira ikintu bapfa. Ni muri iyo nzira bwana Theophile. Murakoze bwana Kayitare, ukoze kubisobanura. Kwenda kugira ngo nsobanure ikibazo ndacamo ibice bibiri, maze mvuge ku banyarwanda ubwabo hagati yabo, hanyuma tujye ku banyarwanda cyangwa abaturage n'ubutegetsi. Umubano w'abanyarwanda hagati yabo kugira ngo tuvugeho neza dusaba ko dusubira mu mateka imibanire y'abanyarwanda kuva ku ngoma za cyami kugeza uyu munsi. Mu gihe cyose abantu babana ntabwo uruntu, niyo mpamvu habaye n'umugani uvuga ngo ntazibana zidakomana amahembe. Nayo mpamvu mu bihe bya kera habagaho gacaca abantu bakunga abandi. Abanyarwanda mu by'ukuri nk'abaturage bandi ku isi, abantu bagira utuntu bapfaga imbibe z'imirima, bagapfa koneshereza mwonesheje undi, bagapfa bakajya n'izi kubera kumwe yeje ikigage ntatumira undi, ariko bakiyunga bigizwemo uruhare n'ubuyobozi cyangwa inzego zabaga zihari, bakajya muri gacaca bagacima ibyo bibazo. Nta gihe abanyarwanda bigeze babana cyangwa ngo bagire ikintu cy'ihungabana n'ubwoba nk'uko tubibona. Rero ibintu byaje kugenda bikura cyane cyane kuri iyi ngoma cyangwa ku butegetsi bwa FPR Inkotanyi, kuko mu ntego zayo cyangwa ikifasha urugamba no gutsinda ni ibintu bitatu urebye. Icya mbere ni uguhungeta cyangwa icyo bita diviser pour régner, guca mu bantu ibice. Icya kabiri ni uguhungeta, icya gatatu ni ikinyoma. Ibyo rero ubwo buryo FPR yikoresha kugira ngo icemo abantu ibice, ibona imbaraga, ibona uburyo ikomeza kubayobora, byagiye bisenya wa mubano abanyarwanda bagiraga babanagamo, wa mubano umuntu yonoshaga undi agahamagara umurenge bakiyunga, wa mubano abanyarwanda umwe yarengaga urubibe rw'umurima we bagahamagara abaturanyi bagakemura icyo kibazo. Noneho FPR ibizanamo byose itegeko n'inkoni y'icyuma. Ibyo rero byaje konona wa mubano wavugaga wabivuze ati muzi kuri simbona icyo Kayitare na Kayitana bapfa, ubone ko ntacyo nta n'igihari. Ariko iyo yinjiyemo ya politike ya FPR diviser pour régner kiraboneka kuko byaragiye mu miryango, aho umudamu agirana ikibazo n'umugabo kubera ishyaka rya FPR, aho umwana agirana ikibazo na se na nyina kubera ishyaka rya FPR. Twarabibonyeho abavandimwe bihakana abavukanyi kubera nyine igitugu cya FPR. Rero navuga ni kugeza uyu munsi icyo abanyarwanda bapfa hagati yabo ni FPR, nta kindi. Idahari nta rwikekwe, idahari nta mahane, idahari nta guhungeta, idahari nta buruzi, idahari nta wanga kugenderera undi. Rero ku cya kabiri navuga ni iki abanyarwanda ubwabo bo bapfa n'ubutegetsi cyangwa se bo barumvikana n'ubutegetsi. Abanyarwanda ntabwo bumvikana n'ubutegetsi buhari, ntabwo bukunze, ahubwo barabutinya kubera impamvu ebyiri zikomeye. Impamvu ya mbere n'ubwo butegetsi bwica
nta mpuhwe, bubaga nta kinya, bigatuma rero wa muturage yihoma yibombitereza kugira ngo ibyo bibi bitamugeraho, ariko nta n'ubukunzi. Ntiwambwira ko bari abanyarwanda basengerwa, bamburwa ibyabo, ko bafitanye umubano na leta, ariko muvuganye imbere ya kamera akubwira ko umubyeyi Kagame bakora ibi n'ibi n'ibi. Ntabwo wambwira ko n'uvura ko wabibonye aho umukecuru yariraga n'umusaza ahantu bagiye bakabambura inka bagapakira ku mafaranga nicyo n'ikizi. Ntabwo wavuga ko umuturage afitanye umubano n'ubutegetsi bwari bwa FPR, ariko nyine ko yamubura kindi umubajije akubwira ko byose bimeze neza, akayavuga abanyarwanda uba umuhura yabura amata amakuru yawe ati ni meza, wahura nawe yavuye gushyingura ati amakuru ati ni meza kandi avuye gushyingura. Rero ibibazo ni byinshi bituma ataba umubano hagati y'abanyarwanda na guverinoma, ariko igituma abanyarwanda hagati yabo batabana ni kimwe gusa, ni FPR Inkotanyi, nta kindi. Icyo kidahari abanyarwanda bagasagamba. Sinzi niba wenda ibisobanuro ntanze bikunyuze mu bushobozi bwanjye niko mbibona. Murakoze. Murakoze cyane bwana Theophile. Mu gihe wari urimo juste umpa ingero kuri iriya ngingo ya mbere avuga uti ahubwo unarebye neza ntacyo abanyarwanda bapfa uretse gupfa FPR, uko kuba baragizwe inkoni y'icyuma, uko kuba, ariko mise ntekereza ndongera ndota iwacu ku musozi. Nahoze mvuga ndimo kwirinda kuvuga amaserire kubera ko, ariko ibaze Theophile, abantu muturanye igihe kirageze hagize nk'umuntu urembesha umurwayi mu rugo, akavuga ati byanze bikunze ni ukumujyana kwa muganga. Icyo gihe ni uguhagarara gusa ugahamagara uti kwa kana kadukeneye abahetsi. Umunyarwanda ari umuhutu, ari umutwa, ari umututsi, uhari wese uboneka aragenda agaheka. Igihe kirageze umunyarwanda wenda arahinguye akeneye gushyushya ibyaraye kugira ngo abone icyo kurya, agomba kujya gushaka ahantu arahura umuriro. Ese niba amazi ntayarimo agasimbuka agasaba amazi kwa mugenzi we mu gihe atumye abana ku mugezi. Ibyo niko twakuze, ibyo niko mu Rwanda byari bibaye. Uratekereza ko bwana Theophile, twumvishe imvugo z'abategetsi bacu, twumvishe imvugo cyane zituruka kuri minu bumwe witwa Dr. Jean Damascene Bizimana, iyo wumva ashaka kumvikanisha ko nta mututsi n'umuhutu bashobora kubana, urareba ugasanga ibyo bintu bizongera kubaho bite umunsi umuntu yarwajije umuntu, umunsi umuntu yakeneye kurahura, umunsi umuntu yakeneye umunyu, umunsi umuntu yakeneye amazi. Ibyo bintu biracyashoboka muri Rwanda Theophile? Murakoze mwana Kayitare. Uvuze kuri minu bushwanyi, minu bumwe buriya nkeka gafite de syndrome mu bwonko, gafite auto syndrome. Navuze ko abanyarwanda nta kindi bapfa nyine ari FPR. Ntabwo twatondaguye uko iyo ndwara yitwa FPR yinjira mu banyarwanda, yinjira mu banyarwanda ku buryo butandukanye. Ni nk'urukingo batera buri munsi babibutsa. Ubivuze neza, nta munsi n'umwe Bizimana afata ijambo ngo arirangize atavuze amagambo atuma abanyarwanda bakomeza urwikekwe. Si yo gusa, ariko abayunga ikirenge mu cya shebuja, aho shebuja ari imbere y'imbaga irenga miliyoni 14, agaterura akavuga ko hari abantu bica abandi nubwo yabatsinda, abicwa bariyumva, abica bakiyumva. Ubwo icyo gihe nyine nta mubano wahaba, ntibasaba n'amazi n'umunyu. Saba gusa rero jya mu nzego z'inyumba 10 guhera hasi, usanga buri gihe hari abakangurambaga batoza bigisha urwo rwango. Yewe byageze aho mwabyiboneye kujya ku karubanda, twonere kubigisha kuri bya Amerika, aho abadamu bashyize ku icumu bashakanye n'abahutu bimwa serivisi. Biriya niba byagaragaye na gatonyanga mu nyanja, ariko buriya hasi hari byinshi. Ibyo ni ibikorwa n'ubutegetsi
n'ubuyobozi ari ubwa RPF, ni kwa kundi bwo gutsindagira nyine wa rwa rwango. Wabivuze neza ati kera mbere umuntu yasabaga umunyu, ariko se usibye n'abari mu Rwanda bari hanze ubu ngubu uwazaga umunyu apfa kuwurya Bwana Kayitare. Ntiwagura ikirere cya byeri kugisoma, ubu hari ingeso kujya wajya mu kabari, wajya mu rw'abagabo ukitwaza ikirahure cyangwa icupa, cyangwa se wagisiga ukaza ukakimena. Iyo ni ingeso, ni umuco mushyashya utaragwa mu Rwanda wazanywe na FPR. Urabyibuka uvuye mu Rwanda ukuze wagiye mu kabari, twaguraga primus tugasabye turi abantu batandatu masomo nasomo, nicyerekana ko hari umubano. None ubu ngubu niryo wiguriye, iyo uryibagiweho risize uraza ukamena. Rero urukingo rwa FPR na Bizimana rwaracengeye, rwafashe mu Banyarwanda. Ni ya syndrome yabo kugira ngo uteranye abantu ubone uko bategeka, ahubwo nyine abagangahuzi bazagangahura u Rwanda inyuma ya FPR bafite ikibazo gikomeye, batangire bitoza hakiri kare kugira ngo bazashobore kuvana iyo syndrome mu Banyarwanda miliyoni zirenga 10 na zingahe. Kizaba ikibazo kuko FPR irangije konona sosiyete nyarwanda. Aho ngaho nyine twabivuzeho kare, biragaragara bigahera mu muryango, aho umugore n'umugabo n'umwana, bikazamuka mu miryango migari, bikagenda bikageraho bijya ku karubanda, aho usanga umuvandimwe akakwihakana ko kandi mwaravuganye kuri papa na mama agategeka kukwihakana. Urumva ko nyine ni ikibazo cy'umubano muri sosiyete nyarwanda, ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo kigomba kuzaza mu bibazo bya mbere byihutirwa igihe ubutegetsi bwa FPR buzaba bwavuyeho. U Rwanda rugira amahirwe ukabona ubutegetsi, ubuyobozi buhumuriza Abanyarwanda, ukeneye kongera gusana sosiyete nyarwanda, nacyo ni ikibazo mu bibazo byihutirwa kigomba gufatirwa ingamba. Bwana Kayitare, murakoze. Murakoze cyane Theophile. Mfite utubazo tubiri dusa naho dusobekeranye. Hari hano muri Afrique du Sud Abanyarwanda dukunda guhura, mbyibukijwe nuko uvuze nyine ku byerekeranye, uvuze uti ahubwo niyo waba utari muri serire y'iwanyu uwaguha umunyu, wajya gusaba umunyu ahantu ukawurya wumva udafite ubwoba. Mise nibuka tujya tuganira, dukunda guhurira mu mikino y'umupira, dukunda guhurira mu minsi mikuru y'ubunani, ariko buri gihe nubwo tuba twahuye twatumiranye tunasuhuzanya, ukicara ku ntebe, buri gihe umuntu akicara ku ntebe areba undi. Hakaba naho umuntu avuga ati reka ndebe ahantu nicara mu gace, mu gakundi k'abantu nisangaho. Nagerageje kubibaza abantu tuba turi kumwe, abantu bakambwira bati biriya bintu ni iby'abahutu n'abatutsi byaje mu ntambara. Theophile, icyo kintu cyo kuvuga abahutu n'abatutsi ese cyaracitse? Ese ni ngombwa ko gicika? Hanyuma akabazo ka kabiri nyine gashamikiye kuri ako ngako, ari abahutu ari n'abatutsi, ubu hari umuntu wahagarara hano akavuga ati uwafudikiye n'uyu cyangwa n'uriya? Ikibazo cya mbere wabajije cy'abahutu n'abatutsi, ikibazo kiri komplike, kijyana muri filozofi y'Abanyarwanda. Abantu tugomba kumve neza, gusubiza inyuma gato. Uri umukristo kandi nzi ko wowe uri umukristo, nanjye ndiwe, ariko kugira ngo abapadiri abazanye ubukristo bashobore kudutsinda, badufate, batuyobore nk'uko batuyobora, nuko babanje gusenya imico yacu, gusenya ibyo twari tuzi, bakabyita ngo ni imihango ya gipagani. Noneho waba umukristo ukaba utandukanye n'uwitwa umupagani, ukitwara ukundi kuntu. Byagiye baho uburyo umuvandimwe aza gusura umukristo utari umukristo, nawe yanywa amazi y'iwawe ngo ntasengeye, ibintu nk'ibyo. Rero u Rwanda, guverinoma ya FPR nayo kugira ngo gishobore kwica sosiyete nyarwanda, yaraje ku bitari ikintu cyitwa ndi umunyarwanda. Abantu barabyina bati ubwiyunge burabonetse, abantu bagiye kumvikana. Na Bizimana bivuga buri munsi ko ari 99.9 hafi ku 100 aho kamwe gusa, ariko mu gitondo bakatubwira ko abakize ku icumu ari kwicwa.
aho rero tuma dusubira muri tukaba tuzi iyi politiki ya FPR irasobanutse. Rero ibyo kubikiraho kwari ukugira ngo wa muhutu ufite uzikara inkomoko ye, uzo babanye, uzo bashakanye, uzo basebanye na ba nyirasenge, akaba afite umuryango mugari, abyibagirwe agume wenyine. Aho turi abatutsi bashakanaga, abenshi bafite ba nyirarume b'abatutsi, abandi bafite ba nyina wabo b'abatutsi kazi, abatutsi bafite bashakanye nabo vice versa. Icyo gihe ariko umuntu avuga ati ngewe ndi umuzigabo mu kwa kanaka nkandi umututsi, byabaga mu mwirondoro, umwana yagusuraga, ndetse wajyaga mu muryango ahantu umwana muto bakoza ngo yikoresha muti nitwa wenda nirenganya, bati se bati uro kwandi, bati ni mwene kanaka, ati kanaka wa undi umuzigabo utuye gutyo gutyo, bigatuma abantu ariko cyo kugira ngo basenye ya unity kwa kumenyana bakivanyeho, cyangwa se bityo mpamvu ati sabo tuna batutsi bazabana bimeze bite, n'ubundi barabana ariko aho niho bari mu kinyegero, barabana turasangira, dura mu bukwe, turatarama. Iyo nta nshingamatwi zihari, abatinya Kigali barisanzura, ariko ari inshingamatwi atangira nyine gushaka agakundi ajyamo. Ngiye kuguha urugero rwa hafi Bwana Kayitare. Nicyo niboneye natashye ubukwe. Umubyeyi yakingiye umukobwa, ariko igihe se umukobwa yaje yizana inzoga mu gikapu ari mu bukwe bw'umwana we, kuko yumva atari safe kuba yanywa inzoga y'umuseriveri hariya Karubanda. Nawe abatutsi hagati yabo nabo barakekana, nabo hari igihe ubu ngubu navuga ko hari amoko abiri, hari pro RPF and against RPF. Waba umututsi w'intoranwa urwa Kagara ukaba utasapotinga RPF, uri umwanzi. Uri umuhutu utera ipfukamizo bakugorera intebe n'ubonye warabuze abandi, ariko warabonye beshashirwa mu myanya kubera ko bashoboye kuremya ubwo butegetsi. Rero ubu ikibazo kiri pro RPF and against RPF. None kugira ngo bagire imbaraga bakoresha amatufa abiri, irya mbere abacika cumu barabarengeye, icya kabiri abatutsi bararenganye, kugira ngo zo mbaraga zigume inyuma bwa butegetsi kagatsiko gakomeze kagira imbaraga, kabone ukuntu kayobora abo abari hasi. Icya kabiri cy'inzoga gatoya gatoya korofuje bibiri, hari icya kabiri waruvuze kijyanye na niba abahutu n'abatutsi bongera kubana, ariko banze ko rubajije bashobora kongera kubana. Abahutu n'abatutsi barabana. Kayitare, ntubihakana uri umututsi, ndi umuhutu, tumaze imyaka 10 tuziranye, nta jambo burambwira, nta jambo bidakubwira, yewe twararanye mbona nkubone twaranasangiye. Ariko byagutaza ko hari umuhutu twaniganye cyangwa twakuranye, tumaze imyaka 10 tutanavuga cyangwa 20, kandi azi ko ndiho nanzi ko ariho, ariko tutafite uburyo uko tuvugana. Nta kizabuza abahutu n'abatutsi kubana. Ibuka kabamuga n'uvuga ngo ari mu gishigisha ntavura. RPF ishigisha buri munsi kugira ngo umubano ntushoboke, igashyiramo ibirungo. Ziriya mvugo z'abategetsi ibona bucya mu gitondo bazinduka bati umucika cumu yishwe, ni bya birungo bashyiramo kugira ngo wa mututsi utandukanye kubana n'umuhutu avuga ati ibi nibi. Kayitare, ntabwo wategeka u Rwanda imyaka 30 warahagaritse jenoside, uvuga ko wahagaritse jenoside, ngo ugire umanyaka utashobora gutanga ihumure kubagiriwe inabi ndetse no kubayigize, cyane cyane ko abenshi baba barazi iburura mu bwicanyi, abatarapfuye barafunzwe, yewe n'uwo yaba ari hanze niba hari, kuko ntabwo FPR yamuze ko izi wagira ngo ufite izi no kubahimba. Rero imyaka 30 yagombye kubihanje kugira ngo icyo kintu
cyararangiye. Rero iyo jenoside bavuga yari inakoreshwa mu buryo bwo kunga abanyarwanda bava ngo usigeho, ariko buri munsi bajomba igikwasi mu nkovu z'abacitse ku icumu, bafata bere b'abahutu bababwira bati musemba zabaso na banyoko, bibutsa ngo umwana w'imyaka 10 n'ingahe ngo nawe afite ingengabitekerezo. Noneho nawe meje ubundi mbonye muri Kongo bafashemo interahamwe imyaka 13 i Rwanda ku ruhande rwa urumva iyo politike ya divize pour régner arigeze. Abanyarwanda bumve ko gusa ko ibyo bintu bavuga bya conflit entre Hutu Tutsi ari intwaro FPR yitwaza kugira ngo ibacemo bayirwanye. Kandi abanyarwanda baba kumva neza ko igihe cyose bazaba badakoze ubumwe nk'uko bwahoze batazagira icyo bageraho. Watangiye ukaruti warwazaga umurwayi, buri wese akajya mujije agaheka na mbere zabagaho. Waba gufite ubukwe abaturanyi bakenga bakagutwerera. Rero ibyo ntaho byariye kuko hari abakuru bagihari nibigisha bato ko umubano wabagaho bahangane na FPR. Ana no kubwira gana Kayitare abantu bo kurwana, abantu bagomba kudefanda umuco umunyarwanda. Imibare y'abanyarwanda ni abantu bakuze bafite amateka, bagomba kujya mu kukarubanda bakigisha abana uko abanyarwanda babanaga, aho kuri izi mbuga benshi tuvuga tukoma amashyi twivugira politike gusa. Hagombye nasa abantu bakuze bahari batajya muri politike, ntibashyireho ama YouTube, bashyiraho za space ziganiza abanyarwanda uko abanyarwanda babanaga, ndavuga bakiri bato, kuko aba bato batwara mu Rwanda bakabatwara muri za ngando zabo. Wabonye bivamo baraza n'abavuye hano hanze bagiye bava bakaza bakora amarorerwa barabyuje mu Bwongereza n'ahandi. Batango bigisha abana b'abanyarwanda ko nta muto uruga. Twakwe tuzi ko haruga umukecuru nawe uzi uko agira, ariko baruga bambaye amakote, haruga abasirimu bagenda mu ndege, haruga abafite amadiguri, haruga abo bana bajijutse basirimutse. Rero kugira ngo bashobore gusana umuryango nyarwanda ugara umuco nyarwanda, abakuze nibajya hanze bataye babwira abantu ukuntu abanyarwanda babanaga, ko waheshaga inzoga ugatumira umurenge wose ukaza mugasoma ku muhera umwe, kwacyuza ngo ubukwe bose bakabutaha, ko udafite umunyu nturara umunyu umuturanya awufite, ko warwazaga baguhekera. Ibyo byose ni devise n'indanga kamere ndangamuco z'abanyarwanda zigomba kubwirwa abana bakiri batoya. Bana Kayitare, murakoze. Murakoze cyane Theophile. Ubuse noneho franchement parla, umututsi akwiriye kugira ubwoba bwo kunyura hanze ngo abantu bamenye ko ari umututsi? Umuhutu akwiriye kugira ubwoba bwo kujya ahantu ngo bamenye ko ari umuhutu? Umutwe we wenda dushobora kumubona tukamukeka, ariko dukwiriye koko kugenda twikanga kubera ubwoko twavanye ku babyeyi n'abasokuruza bacu? Bwana Theophile. Ntibyakabaye, ahubwo ne umuntu ntibikabe, ariko biraba kubera ko bakuri bamwe na bamwe. Nabivuze ntangira nti iyo bakwambuye umuco nyine ukamunyabwoba urabitinya ko nabeje, ariko uziko nabeje bakana ababyeyi bababyaye bakavuga ati sidata si mama kandi namubyaye. Rero iyo watakaje ubwo umuntu azabikora, ariko generwa ishema no kuvuga ko ndi kanaka mwene kanaka wa kanaka bwo gwanjye umuntu, nicyo cyerekana uwo ndiwe. Umuntu atazanyitiranya kuko bahabara Imana ni benshi, ariko ntihabara Imana wa kanaka. Ibyo akunze kuma ishema. Ntabwo yo guterwa ishema nuko ndi umuhutu, kuko sinje wiremye kandi nka umunyarwanda. Benshi bageze hanze bita Abarundi, Abakongomana, bakabazayirwa, niba hari bita Abazungu n'Abadage. Ibyo rero ni bamwe na bamwe, ariko umunyarwanda wumva ko ari kanuni yagombye gukomera ku bwoko bwe, ku nkomoko ye, ku gisekuru cye, ku muryango we. Rero ntibyakabayeho. Abanyarwanda bazima Bwana Kayitare bemera ubwoko bwabo, bemera amazina yabo, bemera aho bakomoka. Si ngombwa ko umuntu atinya kubera ko FPR yica. Nutinya nyine ko ninamenya ko Kayitare mubyara wanjye duhura kwa kana kwa marume,
azamenya twe kugira ngo tube twafatanya umugambi cyangwa se kuma umuganda. Ariko ibyo nyuma bivuze biha imbaraga ubutegetsi butuma twebwe tudasabana, tutamenyana, twigumaho. Wabuze ujya mu bukwe, hari umutaha ubukwe, uzi ko ubukwe ari ahantu no kwisanzura akaganira n'abadaherukana, habaza akana kajya urinde ukomoka he. Ariko urabona ko ataha ubukwe akaba yatavuze. No mu rusengero ujya ugasenga asa kumukaririmba, ariko ubukwe uyu murajya mu bukwe akicaramo muri sinzi ni mu rukiko hari muri mu rukiko ko gatangira agataha. Birababaje Bwana Kayitare ko bigeze aho ngaho, ariko niba batinyuke bivemo bavuge bari bo bemera icyo bari gutyo, kandi baravuga ngo iyo utazi uwo uriwe ntabwo wamenya nawe ugana cyangwa umenye nose wawe. Ariko babitandya ni biki ikibura buryo cyangwa utagira inkomoko. wigeze gukomeza Bwana Theophile ku byerekeranye n'uko hari hakwiye kubaho abantu bakuru bitanga bakajya imbere y'abandi bakabwira abo baruta, bakababwira bati uko byahoze ni uku nguku, twebwe ni uku twabayeho, ni uku twakoze, nyamara muramutse mugiye muri uyu mujyo ahari ubwiyunge kubana neza kw'abanyarwanda byagaruka. Ariko se Bwana Theophile, ibi birashoboka mu gihugu rwagati mu gihe ubutegetsi bugitsimbaraye kuri ndi umunyarwanda? Icyo ni kimwe. Noneho ibi birashoboka mu gihe hari system politique niko navuga, cyangwa se hari uburyo inzego zo hejuru z'ubuyobozi bw'igihugu zateguye ko umwana wese uzajya utangira kugera mu bugimbi, mu bwangavu, azajya abanza guca mu matorero, azajya abanza guca mu ngando. Ejo bundi hari byabereye iwacu Gitarama, nibagiwe uko babyita inkomeza bigwi. Ibintu nk'ibyo, ibyo bintu birashoboka. Ese leta iriho ubu ngubu, ubutegetsi buriho ubu ngubu bwakwemerera abasheshe akanguhe bo mu Rwanda ko batanga icyo kibazo? Ndavuga batameze nka Rutaremara. Ibyo birashoboka? Kugeza uyu munsi indwara umunyarwanda arwaye ni imwe, ni RPF Inkotanyi. Kandi ibi tuganira tuvuga byo guteranya abanyarwanda ni umushinga bize neza, bagenda bawushyira mu bikorwa buhoro buhoro. Cyangwa biravuga ko ibyo bidashoboka ubutegetsi buhari, kuko niyo ndwara ntabwo waba utivuje uburwayi ngo buzakira. Ugomba kunywa umuti, baranga bagushyiramo na serumu, ariko iyo ndwara igakira. Mu gihe abanyarwanda bataranywa umuti ngo bakire ngo FPR ntibizashoboka, bakanakurutsa. Umuco wawe barakurutsaga. Rero abanyarwanda bataruka iyi ndwara itwa RPF Inkotanyi ngo bakire icyo kintu bizangorana, kuko buri munsi bagwongeramo. Twatanze ingero zo tuvuga turimba umugabo, kuko amugari iyo tumuvuze shebuja yumva ko akomeye, kuko babwira ko akora. Iyo avuze nyine yongeramo uruzi. Nayo mvuga ni umushinga bize neza. Baraje bwa mbere kwanza katwemeye kuri iki ngiki, bavanyeho administration yari hari imbere, twagomeje kwisegura. Ndavuga amaserire n'iki, ibyo nibyo abanyarwanda benshi bari bazi, babivanyeho bakire baza hindi bishyashya. Ubwo iyo navuga ko ari jenoside mu bitekerezo, kuko umwana wavuye ahantu kamfata gace ahantu tubona manyagira umukino kana ndabona muri kino afite imyaka 10, ntabwo nasubira mu Rwanda cyangwa ashaka kubaza iwabo, ntabwo azabona manyagira aho iri baza kutizimaho. Aho rero ni ukugira ngo kuko niba duhuye nkavuga ko navukiye aha ngaha navuga turongera tugira ubumwe, ariko ko ubu ngo bari batari icumbi nyine jaka avuga muri Gitarama. Umuntu ambwira ati mu icumbi ntabwo nzamenya ko ntabwo tuzaduhuri, ntabwo biragoye kugira ngo mutagire muganire uti aho twavuma ngo twajya. Ubwo iyo ni ya division kwica
da- eh, baraje bati ndi umunyarwanda, iraza ijyaho. Abanyarwanda badatekereza bumva ko birangiye, ariko buri mwaka hakaba kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Nta munsi n'umwe utambuka kuri radiyo nyarwanda cyangwa televiziyo nyarwanda cyangwa ibinyamakuru batavuze inshuro zirenga 20 jenoside yakorewe abatutsi. Ko mu Rwanda amoko yavuyeho, ko bashimiye kuki ibyo bihari, bivuga gutyo. Ariko rero kugira ngo ba bantu bagure bukene bamenye aho bari, biraza bijya mu mashuri n'amateka maremare. Uzi system education ari hari Bwana Kayitare, yindi n'inshuro zirenga 40 kugeza n'uyu munsi turiho tuvuga ko ireme ry'uburezi mu Rwanda riri kuri zero. Umuntu utazi gukora analyse cyangwa gukora, ntabwo azatekereza kumenya uko u Rwanda rwari rumeze na 1994, ntabwo azatekereza kumenya inkomoko ye, ubwoko bwe, abasekuruza. Ubwo muri education baba barabizambisha. Abitwa ngo barokotse, wenda bavuge gutyo, barokotse ibyo bitekerezo babajyana mu ngando. Ingando ni nk'itegeko. Iyo ugiye mu ngando ntibabigisha amateka, babigisha amateka uko Gito Rutaremara yavuze. Noneho n'akagari karimo ni ukwiga FPR, bakiga PC, afande PC, intwari, bakiga kabare, ukuntu bayarwanye n'intare, ko bahohotera Abanyarwanda. Ibyo bigatuma wa muntu kandi yarasomye hanze kagenda kumva ko ubwenge bwe bugomba kugarukira ku muryango w'inzu arimo, atagomba kureba mu ntanzi z'urugo cyangwa mu marembo, mu bikingi by'amarembo ngo amenye ikiri inyuma yayo. Rero aho biragoye kugira ngo ibyo twavuze byose bishoboke mu gihe ya ndwara Abanyarwanda barwaye batarayibarutse. Rero n'abandi bazayibarutse n'abatekereza, n'abo bose bari hanze, n'abava ku byo ugomba guhinduka cyangwa Abanyarwanda kuba babasefu mbese barengera. Murakoze cyane Bwana Theophile, ufite ikibazo nendaga kurangirizaho ubaye nk'ugikomozaho. Narindi mvuga nti ubwo ngubwo umuti kuvana hagati y'imbago z'u Rwanda ntabwo ari bishoboka, ariko noneho turi hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Dufite abantu bari mu mashyaka ya politike, dufite n'abantu bari mu miryango, iyo bise societe civile, mu miryango ifasha kugira ngo ibintu bihinduke itagombeye kunyura mu nzego za politike. Aha ndimo ndavuga nti noneho niki umuntu yababwira bakagombye guheraho, kubera ko abenshi ni muri twe twohereza abana bacu kujya muri izo nkomezabigwi, kujya gukora za ngando, kujya gukora bya bindi by'imishyikirano. Nitwe twohereza abana bacu kuri za ambasade, kujya guteranirayo, kujya kwiga imico, kujya kugira gute, babwira ko ngo banabigisha n'imico. Iyo mico ntazi iyo ariyo. Aha ni iki dukwiriye gukora twebwe turi hanze y'igihugu? Ni iki dukwiriye gukora mwebwe abari mu mashyaka ya politike, namwe abari muri societe civile? Ni uruhe ruhare dukwiriye kujwa Bwana Theophile? Nakoze Bwana Kayitare. Uburyo burari bwinshi. Dufite amahirwe, iterambere rya tekinoloji itera imbere. Navuga ko tools cyangwa uti ibikoresho bihari. Umaze ikibazo ntekereza, nibuka hari umugabo umwe wajya gatanga ikiganiro kuri radiyo Itahuka, ikiganiro cy'abana, sinibuka ukuntu yitwa, arahari agatanga ikiganiro cy'abana n'iki arimo azana ibyo by'umuco. Nashaka kumutangaho urugero. Icyo kiganiro cyakurikirwaga kuko hasaga naho harimo amareferanse y'ibintu byariho mu Rwanda. Izina riri kuzana ryibagiwe niba kandi kubwira. Rero nashusho n'ubikomozaho mbere, dufite abantu bari hanze babuze neza ko gukora mu gihugu bitoroshye, kuko mu Rwanda buri wese ari kontrole, ariho ijisho bitamuvaho. Yaba ari hanze rero, dufitemo Abanyarwanda bize amateka, dufitemo abantu bari abarimu, dufite abantu bari abanyepolitike,
b'inyangamugayo, dufitemo abantu mu nzego zose. Abenshi bageze hanze bene baryumva bati sinavuga ngo ndakora politiki, ariko kwigisha ibintu nk'ibyo ntabwo ari politiki. Nibakore za space, nibajye ku ma YouTube baganiriza abantu. Abana bagira amatsiko yo kumva ibyariho, si n'abana gusa rega, hari n'abakuru batazi amateka. Rero abantu batinyuke, bajye hanze bakora ibiganiro, n'ibyaba byinshi azarira gutya agomba ikiganiro cyumve agira amatsiko. Ariko niba kwicara bakumva ko twumva twese ko kugira ngo ibintu bibe byiza mu Rwanda ari ukuva no Kagame we naruko dufata imeto tukajya tugahangana, ariko nubwo abantu bahangana bagata imeto bizagora gufata igihugu gifite abantu batazi impamvu murwanira, batazi icyo mushaka kubaha, rero badafite reference. Buriya amateka ni reference kugira ngo uvuge ngo hari iki ni cyiza, iki ni kibi. Rero abo bantu bagomba gutanga ibyo byiza byahoze mu mateka bikajya hanze bikavugwa. Abenshi barandika hari ibitabo, ariko burya abanyarwanda abenshi turabanebwa gusoma, abasoma ni bakeya. Hari abantu bagiye bakora abakorabushake basome ibyo bitabo byanditswe kuri mu mateka, basome, abazakurikira bazakurikira, ariko byibuze hagire abarokoka. Uburyo bwo kubikora burahari. Hari amatorero, hari bavuze ngo abantu bajya kuri za ambasade, ariko hari amatorero amwe n'amwe ari hanze arimo abanyarwanda bajya kwitoza kubyina, gusabana, nibaganire. Kayitare twacika tujya kwa nyogokuru, kuko nyogokuru yaduciraga imigani. Ese umwana ufite imyaka 15 bamubwira umugani akamenya icyo ari cyo? Kandi umugani wari amateka. Nibakora ibitaramo ku ma YouTube by'imigani, by'ibitaramo by'ivugo, by'imico nk'ibi, bizafasha abanyarwanda bataka ko bagaruka. Ariko umuti usharira n'uyu ni ukurutsa abanyarwanda iyo ndwara barwaye ariyo RPF Inkotanyi, ni ukuyibarutsa abatararogwa bakabaha babita mu Kinyarwanda urukingo. Ni urukingo, ariko mu Kinyarwanda bakabatagira kugira ngo ubworozi ntibabumire. Rero ni abishoboye nibakora ubwo buryo bwo kubwisha amateka kugira abanyarwanda uko ibintu bimeze. Abafite imbaraga bajye mu ruhando barwanye ubutegetsi, ariko burwanye mu buryo buri strategique, atari ukumva ko tugomba kurwanyiriza gusa kuri YouTube, kuvuga gusoma amatangazo byabaye kuri FPR kwakoze ibi, kurayirega mitoza akora ibindi birenzeho. Nta nama mwayigira kubabwira no gutokura ifuku. Rero umuti uhambaye utini ni ukubarutsa iyo ndwara, ubwo burozi bameze bwa RPF Inkotanyi. Bwana Kayitare, murakoze cyane bwana Theophile. Theophile tuganira ubu ngubu ni komiseri ushinzwe imishinga n'igenamigambi. Uvuze cyane ibyagakwiriye gukorwa, cyane cyane ko n'iterambere ryaje mu buryo bwo gukorera ibintu kuri mudasobwa, babyita ngo iki, hari irindi jambo basigaye babyita, mbese tekinoloji yaraje. Ese birashoboka nk'igenamigambi ryanyu, birashoboka mu mishinga ko mwakwegeranya urubyiruko, dore umuyoboro wanyu wa radiyo nguyu, mukagira ikintu mutubwira tukagishyiraho ahagaragara, nk'uko wigeze kubiduhamo urugero, hari abandi bigeze kujya babikora bwana Theophile? Murakoze. Bivuze nyine imishinga umushinga urategurwa. Imishinga muri ANC y'Abanyarwanda, imishinga turayifite. Sinsubira mu ngorane twagiye tugira, urazizi twazinyuzemo byo turwana nabyo, ariko iyo mishinga irahari. Mu gihe yakagikomye gushyirwa mu bikorwa, ntitubura abadukubita hasi, tukongera tukaba muri cya cyo tukongera koga, ariko imishinga irahari. Nibyo mpamvu naza n'uhamagara abantu nyine nabo gatangira bagakora nk'ibyo,
nawo ni umwe mu mishinga dufite, umushinga wa edikasiyo, kwigisha abantu amateka. Si amateka gusa, ubundi ni nko uburere mboneragihugu, twita cyane edikasiyo civique. Rero ibyo bizakorwa, ariko nyine nuko turakora kuri murandasi, yego, ariko gusa ko rero bisaba ko tunyura hasi, turakora turaganira. Niyo mpamvu dufite komisiyo ishinzwe urubyiruko, tugira amahuriro, no muri iyi minsi mike hari muzabyumva ari iyo dutegura. Hanyuma abantu iyo tugiye turaganira bakumva ko bafite bakuru baganira. Hari n'imishinga tutagomba ko tuzavugira hano, ariko itegurwa kandi mpamya ko izatanga umusaruro. Nubwo yaba mito, ariko baravuga ngo agato karakura, cyane cyane iyo wakoze umushinga ufite, cyane iyo uzi icyo ushaka. Iyo uzi icyo ushaka, icyo cyose kirakorwa, kirakigirwaho, keretse iyo ubikora utazi aho ugana nawe ushaka kujya. Rero gahunda zirahari Bwana Kayitare, tuzabatangariza mu minsi iri imbere, muzabibona mu bikorwa. Umuyoboro turawufite, urazi, navuze ni amateka urayazi. Iyi radiyo tuvugiraho nitugira amahirwe ikamara kabiri, bizaba bigenda, kuko nkeka ko sakaba kazitegereje kugira ngo zongere zikubite rugundi ihene. Rero ibyo rero ni ingorane tugira duhura nazo, bigatuma bimwe bidindira. Bwana Kayitare, murakoze. murakoze cyane Bwana Theophile. aho ngaho twavugaga ku rubyiruko rwacu, ariko hari ikindi kibazo dufite Bwana Theophile, wenda hari ntabaruhije tukaba aricyo turangirizaho. Dore twebwe abasaza dufite ikibazo, abana bacu nibo bajya kuri ambasade, abana bacu nibo bagenda bakigira ibyo ngibyo, bagahabwa icyo kunywa, batangiye kugimbuka, batangiye kumenyera, batangiye kwiga kunywa. Hari n'abahabwa amatike y'indege na za fasilite zose zishoboka, bakagenda bakajya i Kigali, bakajya muri iyo mishyikirano. Ahubwo ugasanga ababyeyi mwabagira nama ki Bwana Theophile? Abo bana barengana ko ababyeyi bafite uruhare runini. Hari ibintu bitatu bikomeye tugomba guhangana nabyo. Icya mbere, abenshi mu babyeyi birinda cyangwa batinya kubwira abana babo amateka asharira, kubera kuvuga ati nimba imujyanamo kwiga biramugora, ku mibereho biramugora, bagahitamo kuryumaho. Umwana rero iyo akubitanye n'uvuye i Kigali akamubwira ati Kigali ni muri paradizo, FPR ni umukiza, umwana ndetse no kujya kuri ambasade, cyane cyane ko bategetse bafite amikoro, amafaranga na publicité ku mbuga nkoranyambaga za Google. Umwana afite amatsiko. Rero umwana agize amatsiko, ntabwo uyamumara ngo ubwire ikiri kirimo, azajya kuri ambasade. Iko rero yambere y'ababyeyi nuko tutabwira abana ibibi, ingorane, amagumi twanyuzemo. Impamvu ya kabiri igoye hano hanze, ababyeyi benshi barahungitwa, agasa n'ubaho ari mu giti cy'umugina, kuko iyo Kigali yumvise ko hari ako ushoboye, ni buke yakudodeye ikote ry'ibyaha, ugasanga ingero ni nyinshi, ubona birwa birukansa mu nkiko. Nkeka ko bituma nanone ababyeyi, bamwe mu babyeyi bihisha. Impamvu ya gatatu, harimo ababyeyi nabwo bize ba n'ibindi bageze iyo bajya. Simbabekera njye, ni benshi babingeho na ibi dukora by'ubukangurambaga. Hari uvuga nabo batamwumva n'ibyo byanyu, njye mba mu nzu nziza, mwabaye umugoroba, mu nzu imodoka nziza, mugende bwaca mu gitondo nyine, niba se ari n'ibindeba, urumva azabuzuma no kujya muri ambasade. Yes, banamureka umwana akajya, ariko niba avuyeyo mubwire hagati y'ikibi n'ikiza ahitemo, kuko baravuga ngo umusore n'umuhanda ajyayo, umuhanda avayo. Niba gucitse akajyayo, cyangwa niba agiyeyo, njye namwe najyeyo, ariko mubwire ikiri gihari, mubwire ibyo nanyuzemo. Ntabwo wafata umwanya ukereka umwana uramubyeyi ko bamutwaye inka,
ukereka umwana ibyo kubasenyera Kangondo, uko abantu basenyera za Kangondo n'ibindi n'ibindi, ngo hanyuma acike ajye gukora FPR Inkotanyi, ajye ku miguruzi. Noneho ikirabaje nuko bakabaha n'itike ibajyana mu Rwanda, ngo baba bigura ngo bazasubireyo. Njyana nandike ko navuga nti aho gutwarwa n'isambu nasize mu Rwanda nkacinya inkoro, nakwemera ngafata isuka ngahingira nkaba umucancuro hanze, nkazasubirayo nshoboye kurinda imbago z'iyo sambu yanjye, kuko ningenda nyincinya inkoro bazacamo kabiri, bazampa imbago bashaka. Ariko ningenda afite imbaraga zituma ndengera iyo sambu yanjye, nzaba mfite bwa bunyarwanda bwanjye, nzaba numva ko ahari ndi kuri gakondo. Rero ababirwa bigura bamureka ndohereza umwana, birahari bati Kamana yohereza umwana ajyayo. Noneho ndabona ko yohereje umwana, baratangira kumva ko ndi uwabo, ejo no kumva yagiyeyo. Ariko nimara kabiri kumva ariyagarutse arira ngo bya bindi babijyanye ni benshi, ingero ni nyinshi. Rero twe bakuze cyangwa tumwe turimo dukuru, dutinyuke dukangurira urubyiruko kumva ibyatubayeho amateka y'u Rwanda, bamenye gutandukanya icyo FPR yita amajyambere n'ubwicanyi, bamenye gutandukanya ibyo icyambu FPR yakoze, ibyo rafite kwita bridge kugira ngo ujye ku butegetsi, igakreatinga jenoside mu Rwanda ikayikonsoma. Bamenye ko ibyo byose byabaye kugira ngo bagere ku butegetsi, kuko bigaragara ko banabugezeho ntibanareba izuba aho beja ngo barakijije. Rero n'ubutuye twabwira abanyarwanda, abana bakiri bato tukababwira ibihari. Nabivuze mbere, abo bantu bari mu mazu, abo ba professeur, abo bize amateka, nibakora ama YouTube, nubwo yaba igihumbi no byari 5, ariko bazi bigisha urukundo, umubano, bavuga amateka, birinde kwigisha amacakubiri, kuko amacakubiri wo kwigisha arahari, afite amikoro, afite ubushobozi bwose. Ni RPF Inkotanyi, nibizi Minisitiri Nizimana, abo barabishoboye rwose, bafite n'abakozi bo nibaze bahangaraho, bigisha ubumwe, bigisha urukundo, bigisha abana bakiri bato ku Rwanda rwahoze Bwana Kayitare. Ndekera abantu urakoze. Murakoze cyane Bwana Theophile. Hari byinshi byo kuvuga kuri iyi ngingo mu by'ukuri, ariko nk'uko Theophile abivuze biratureba twese, twebwe ababyeyi biratureba, nitwe tugomba bwa mbere gukora ku bana bacu, niyo babajyana bakabakorompa mu buryo bushoboka ubwo aribwo bwose, na cyane cyane ko babifitiye ubushobozi bwa mikoro. Ababyeyi dufite icyo dusabwa kandi tugomba gukora. Reka rero dushimire Bwana Theophile cyane witabiriye iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wenda twamuha nk'umunota cyangwa 2 akagira umwanzuro aduha tugasoza. Bwana Theophile. Bwana Kayitare, murakoze, ndagushimira ko nyine mu mwanya kugira ngo nshobore kuba natambutsa ibyo ntekereza. Ndakeka mu byo mvuze wenda bitabure nk'umwe cyangwa 2 bifasha. Nasoza nsaba nyine abanyarwanda, baba bari mu gihugu, baba bari hanze, ko bagomba guharanira uburenganzira bwabo. Hari ibyo ko bufite, ariko nibagenzure barebe ko ubwo burenganzira bijya ko bafite, ko bufite koko bufite. Twabona bira byose tubona, tuba turi kuri radio. Abanyarwanda nibumve ko kubana ikintu cya mbere, nta munyarwanda cyapfa n'undi, usibye mu politiki agenda aduteranya. Umunyarwanda niyumve ko kuba umututsi cyangwa umuhutu cyangwa umutwa ntacyo byishe, kutari igisebo, si indwara, ahubwo bimwe ishema abiharanire. Kuko niyo mpamvu mu muco nyarwanda wo kwivuga, umuntu akivuga ibigwi, akakivuga akomoka. Tugarura uwo muco wo kwivuga, bitume dutambuka mu nzira twemye. Nasoza rero nsaba abanyarwanda ko bakomera umuco, bakarura umubano, kandi bakamenya ko ibyo tuvuga simuzaza kubira bunguri. Nibanarize barebe ibyo tuvuga niba ari ukuri, bagenzure ibyo bagiye kuri tele birebere, nibasanga ari ukuri nibadufashe twamagana ikibi. Kandi iyo bashyizemo nta kibananira,
nabivuze kare ni agato karakura, byanjye bikunde FPR tuzayibarutsa, bazayiruka, kandi abatararogwa na FPR tuzabakagira, tubaho urukingo, ko byanjye bikunde uwo mwiryane ibyo byose kweza mu Rwanda bizagira iherezo, kuko nta kadahera. Bwana Kayitare, murakoze. Murakoze cyane Theophile ku kiganiro muduhaye. Barakoze cyane abakurikiye kino kiganiro ndetse n'abazagikurikira nyuma yaho. Reka tubashimire, dukomeza kwifuriza ibihe byiza by'itangira ry'umwaka, tunabamenyesha ko ntabwo ubu twaje tuje, nta gusubira inyuma. Hari umugabo ujya avuga mu biganiro bye ngo ikirenge ku muriro nta gukuraho, natwe nta gusubiza inyuma. Imwe mu mishinga dufite, turashaka kwegera urubyiruko tukaruzana ahangaha, tukaruganiriza, tukarubwira, kugira ngo ejo n'ejo bundi niyo babaha ubwo burozi nk'uko Bwana Theophile abivuze, uburyo bwo kubarutsa tube twaramaze kubutegura. Reka rero mbashimire cyane nk'uko narimaze kubivuga. Mukomeze mugire ibihe byiza bitangira uyu mwaka, mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu, mukomeze murebe ibiganiro byacu kandi mubisangiza abandi. Ibiganiro byacu nakagaruka hano Pretoria muri Afrika y'Epfo. Nitwa Claude Maria Bernardo Kayitare. RNC ihuriro nyarwanda ku isonga mu guhuza abana b'u Rwanda. Twese urubyiruko, namwe babyeyi muhaguruke, vijana na wazee nyote amukeni, tusonge mbele kwa mapambano, tutashinda. Morale juu, RNC ni chama, jiunge nasi tukombowe Rwanda. Ni twebwe musingi wo kubaka u Rwanda tubyaye.